Shuti bavandimwe, shuti za Timazi TV, twongeye kugaruka kuri kamera zacu tubasuhuza, tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye, abari mu bice bitandukanye impande enye zose z'isi, muri Afrika, muri Amerika, muri Australia, ni Buraya ndetse n'ahandi hose. Tubahaye ikaze kugira ngo twongere tuganire. Nkuko twabibasezeranije ubushize, twababwiye ko tuzakomeza kuganira namwe ku makuru ajanye n'umuhanuzi witwa Rugari. Twakomeje tuganira kubijanye n'abantu yasengeye n'ibibazo bari bafite bibasha gukemuka. Uyu munsi rero twagira ngo dukomeze tuganire kubijanye n'imirimo Imana yamukoresheje cyangwa abantu yasengeye. Tukaba dushimira rero abantu bose bakomeje kudukurikirana n'abakomeje kutugira inama n'abakomeje kutuvugisha, turabashimiye. Twongeye gushimira n'abakoze subscribe, abakoze comment na share, mwese Imana ibahe umugisha. Twongeye kandi gusaba nawe utarakora subscribe ubashe kuyikora, na comment na share ubikore. Uzaba ugize neza, uzaba ubaye umufatanyabikorwa mwiza wa Timazi TV, kubera ko twiyemeje kubagezaho ibyubaka ubugingo, tubabwira ubuhamya bw'imirimo Imana yakoze ndetse n'ijambo ry'Imana ryubaka imitima. Uyu munsi rero twavuze ko tugiye gukomeza ku buhamya bw'abantu Rugari yasengeye, Imana ikamukoresha imirimo ikomeye. Uyu munsi rero turavuga ku bintu bigera nko kuri 4 cyangwa ubuhamya bugera kuri 4 Imana yabashije kugira abo ikorera ibitangaza iciye muri Rugari. Turabanza tubabwire umugore wari warabuze urubyaro, ariko Rugari aza kumusengera, aza kubona urubyaro. Buhamya bwa kabiri turaza kuvuga hejuru y'abantu bahawe isumu, ariko kubw'imbaraga z'Imana, Imana yo mu ijuru iza kubakiza. Turaza kubabwira kandi ubuhamya bw'umuntu wariwe n'inzoka mu giterane, ariko Rugari aramusengera, Imana iramukiza. Ubuhamya bwa kane nabwo turaza kubabwira umuntu wari waragiweho n'igishimbo mu zuru cyangwa kuvamo, ariko arasengerwa ico gishimbo kiva mu zuru. Ibyo byose nibyo tubasha kubabwira uyu munsi wa none. Rero dutuze dutega amatwi tubagezeho ubu buhamya, kandi turizera ko bububaka ndetse bukabasha no kugira aho bakura naho bubageze. Duhere ku buhamya bwa mbere bw'uyu mubyeyi wari warabuze urubyaro. Ni umubyeyi washatswe ari umwana w'umukobwa muto. Turamwita umubyeyi, ariko yari atarabyara n'umwana w'umukobwa. Arashakwa, amaze gushakwa rero aza kubura urubyaro. Hamaze guca hafi imyaka 15 atafite umwana. Murabizi ko cyane iriya muri Kongo iwacu bashakwaga bakiri bato, ariko yategereje ko yabyara abura urubyaro, kugeza imyaka hafi 15 nta mwana. Rero agerageza kuvurwa, kujyanwa mu bitaro bishoboka kugira ngo abashe kureba ko bamuvura akabona urubyaro, ariko ntibizakunda. Biza kugeraho rero yiyumviriye, n'abandi bamugiriye inama, baramubwira ngo naje kwa Rugari kugira ngo ajye gusengerwa. Araza rero agera kwa Rugari. Ageze kwa Rugari aramusengera. Amaze kumusengera aramubwira ngo wa mwana w'umukobwa we wabuze urubyaro, ariko ikibazo catumye ubura urubyaro cavuye kuri so ukubyara, niwe wabaye intandaro yo kugira ngo ntubyare. Uwo mwana w'umukobwa arababara cyane, ndetse ageraho yibaza ko umubyeyi we umubyara, papa we, aba ari we waba intambamyi y'urubyaro rwe. Akibaza uko byashoboka, kandi papa we cyangwa ise ari we wirirwa amujyana mu bitaro n'ahandi, ndetse amujyana no mu banyamasengesho, n'ibyifuzo bye akabijyana ahantu hose kugira ngo umwana we arebe ko yabyara. Ariko aza kubwirwa ko ahubwo ari we nkomoko y'ikibazo cye cyatumye atabona urubyaro. Hanyuma rero icyakurikiyeho, yabajije Rugari niki cyabiteye, kubera niki cyatuma data
ari we uba inzitizi y'urubyaro rwanjye. Rugari rero yaje kumubwira, aramubwira ati rero umva uko byagenze kugira ngo ubure urubyaro. Ukijya gushakwa, ujya gutegura ubukwe, so ukubyara yari afite inka zibiri, yari afite inyana ntoya n'indi nka nkuru yakamiraga abana. Hanyuma arakubwira ati mwana wanjye reka ngurishe iyi nyana ntoya kugira ngo ariyo nkuguriramo ibikoresho ukeneye mu rugo, ibyambikwa, ibirongoranwa, ibintu byose umwana w'umukobwa atahana, ibikoresho byo mu rugo, kugira ngo ari byo uzajyana. Nubwo amafaranga azava muri iyi nka ntoya ari make, wihangane, Imana ninjira inzira nzakugurira ibindi, ariko jyana bikeya bijyanye n'ubushobozi bw'iyi nka ntoya mfite shaka kugira ngo nkugurishirize. Wa mwana w'umukobwa rero aranga, abwira se ati ugomba kungenzereza nk'uko abandi bana bose bagenzerezwa, ugomba kungurishiriza iyi nka nkuru, hanyuma nanjye akaba ari ngurira ibyo nkeneye nk'umwana w'umukobwa, nanjye nkazubaka urugo nezerewe nishimye. Mubyeyi wawe agerageza kukwinginga, uramunanira, uranga ngo mpaka nagurishe ya nka nkuru. Umubyeyi wawe rero yabonye nta yandi mahitamo afite, aza gufata umwanya rero aza kugurisha ya nka nkuru mwari mufite, cyangwa iyo yakamiraga abana biba ngombwa ko ayigurisha. Rero ayiremesheje cyangwa ayijyanye ku isoko, ngo so yagiye yatura aya magambo avuga ngo mwana wanjye urambabaje, ubabaje umutima wanjye, inka nakamiraga abana utumye nyigurisha, kuko abana banjye bagiye kwicwa n'ubworo cyangwa bagiye kwicwa n'umwuma kuko batagifite amata yo kunywa. Ati ayo ni amagambo so yagiye yatura agiye ku isoko, agiye kugurisha ya nka. Aramubwira ati rero ayo magambo so yagiye yatura y'umubabaro ajya kugurisha iyo nka ye, niyo yakuzaniye umuvumo wo kubura urubyaro. Ati biva ku muvumo wa so, kandi uwo muvumo si uko yakuvumye abishaka, ariko nuko wababaje umutima we ajya kugurisha iyo nka atabishaka. Rero uwo mwana w'umukobwa arabaza ati none mbigenze nte ko ari uko byagenze, kandi koko niko byari byaragenze. Rugari aramubwira ati rero genda usubire iwanyu, ugere ku babyeyi bawe, kandi nujya kugera ku irembo uzagende uhamagara, uvuza induru, uvuga uti data mbabarira, data mbabarira, data mbabarira. Nugera mu rugo so akakubabarira, rwose icyo kibazo ufite cy'urubyaro kizaba gikemutse, kandi uzabyara, ndetse ntukanagaruke hano iwanjye gusengerwa, kuko icyo ariyo nzitizi. Nubikora utyo ikibazo kizaba kirangiye. Icyakurikiyeho rero, uyu mwana w'umukobwa yahise atora inzira, aragenda asubira iwabo. Murabizi ko kiriya gihe nta n'amatelefone yari ahari ngo arahamagara ababyeyi ababwire. Yagiye kubona gusa yumva umwana w'umukobwa ari ku marembo, arimo arasakuza avuza induru avuga ati data mbabarira, data mbabarira. Cogerera icyakurikiyeho, umubyeyi we yitaye hanze amubaza ati se niki cyabaye, niki uje gukora iki, niki cyabaye gituma uvuga ngo ni nkubabarire. Umwana yinjira mu nzu rero, yicaza se, amubwira amakuru y'ibyamubayeho, amubwira ibyo Rugari yamubwiye, amubwira ko ariho umuvumo w'umubyeyi kubera ko yababaje umutima we agurisha inka yari afite kandi yakamiraga abana. Cyakurikiyeho rero, uwo mubyeyi niwe wababaye kurusha umwana, ndetse aranarira cyane, akavuga ati mbega imbaraga zose nashoye mu kugushakira abakuvura, ndetse twitanga n'ibintu tujya mu bitaro, ndetse njya no mu banyamasengesho ngo bagusengere kugira ngo ukire, naho kumbe ikibazo ari njye wagiteye. Uwo mubyeyi we arira cyane, ababazwa n'agahinda yateje umwana we atabizi. Rero icyo yakoze, uwo mwana yababariye ise, yababariye umwana. Amaze kubabarira umwana, uwo mwana w'umukobwa yahise asubira iwabo iw'umugabo we, nkuko Rugari yari yamubwiye ngo ntusubire na hano, ntugaruke na hano gusengerwa. Yahise agenda ajya iwabo gusengerwa iw'umugabo.
ntiyasubira mu masengesho. Agezeyo rero, yagezeyo arasama arabyara. Uwo mwana w'umukobwa yagarutse ashima Imana. Imana yaramuhaye urubyaro kubera kuko ikibazo cye cyakemutse. Ubushize twarabivuze mu kiganiro cy'ubushize, twarimo tuvuga impamvu zijya zitera ibibazo abantu bahura nazo. Tuvuga ko ibibazo bitajya bipfa kwizana. Buri kibazo cyose gikomeye kigera ku muntu kigomba kuba gifite inkomoko. Itabaye Satani cyaba kivuye kuri wowe cyangwa ku babyeyi bawe. Turabibona ko uyu mwana w'umukobwa ikibazo cye cyari gifite inkomoko ku babyeyi be, nibyo bari baratumye atabona urubyaro. Iki kintu nakunze kukigarukaho cyane nkivuga ko ikintu citwa guhemukira umuntu, kubabaza umuntu cyangwa kugirira umuntu nabi cyangwa kwiba bitera umuvumo. Turabibonye rero, iyi ni ingaruka yo kubabaza umutima w'umubyeyi yatumye uyu mwana w'umukobwa abura urubyaro. Ariko Imana ishimwe ko ikibazo cyagaragaye, uyu mwana w'umukobwa abona urubyaro. Narabivuze mu mwihariko wa Rugari, mvuga ko ari cyo nabonaga cyari gikomeye cyamufashaga gusengera ibibazo bigakemuka, nuko yamenyaga inkomoko y'ikibazo. Rero ndatinze, reka njye ku buhamya bwa kabiri nababwiye mbagezaho. Aha ubuhamya bwa kabiri bw'abantu Rugari yasengeye ni abanyamasengesho be bagiye mu giterane ariko batajyanye na Rugari, kuko yari yabohereje ati mugende mujye mu giterane. Bari mu Gashasha, abohereza mu Mikenke kugira ngo bajye gukora igiterane ahantu bari bagiteguye mu muhana waraho cyangwa umudugudu waraho. Rero baragenda, bageze muri icyo giterane babagaburira ibyo kurya birimo isumu cyangwa uburozi. Bararya kuko batari babyitayeho, ariko nyuma yabwo baza guhura n'ikibazo gikomeye cyane. Bose bararwara, bose inda zirabyimba, abantu bose batangira kuruka, abandi batangira kudiyare, abandi bahura n'ikibazo gikomeye kugeza ubwo imibiri yabo yose isa nkaho warusigaye ubareba mu maso ukabona imibiri yabo yahindutse nk'icyatsi kibisi kubera isumu bariye. Ariko Imana yo mu ijuru irabayobora, ntibabasha gupfira cyangwa kwicwa n'iyo sumu aho bari bagiye mu giterane. Bagarutse rero, bagaruka ari abantu bo gusindagiza cyangwa baje barabarwayi barembye, baraza bagera aho ngaho. Bageze mu Gashasha, Rugari arabasengera, arababwira ati nimuhumure, Imana yanyeretse ko mwahawe uburozi, kandi buriya burozi mwahawe cyangwa iriya sumu mwahawe, abayibahaye bari bazi ko mutamara iminota 5 mumaze kuyirya mudapfuye, kuko bari bazi ko banyiri kuyibaha bazi ko ubwo bwoko bw'isumu babahaye nta ujya urenza iminota 5 ayiriye adapfuye. Atari ko batangajwe n'ukuntu mutapfuye, mukaba mugejeje aya magingo, mukaba mwabashije kuza mukagera hano muri bazima. Rero arababwira ati uko bimeze kose muhumure ntacyo muzaba. Ati icyo bakoze, babahaye uburozi bakuye mu ngona. Ingona ni ingona babaga, ati babahaye indurwe y'ingona. Ati indurwe y'ingona ni uburozi bukomeye cyane, nibwo mwahawe. Ati iyo babuhaye umuntu akaburya ntihajya arenza iminota 5. Atari ko muhumure, Imana yo mu ijuru yabarinze, mwakoreye niyo yabarinze, kandi mukaba mugarutse hano amahoro. Atari ko Imana yambwiye ngo guhera uyu munsi dutegura igiterane cy'abagore babuze urubyaro cyangwa ingumba, kandi abo bagore b'ingumba bazakora igiterane cyabo, abo bagore ni mwebwe muzabasengera. Muri kwa gusengera abagore b'ingumba niho bizabaviramo gukira kwanyu, mukire burundu iyo sumu ibavemo. Ikigira kabiri, bizatuma bari abagore bose babuze urubyaro b'ingumba nabo babyara. Cyakurikiyeho rero nuko bateguye ico giterane, baragikora. Muri ico giterane rero haterana ingumba cyangwa abagore babuze urubyaro, bantu banyweye isumu, bari isumu, abari bo bakoresha ico giterane basengera abarwayi.
uwo munsi haboneka ibitangaza bikomeye. Abagore basengewe b'ingumba bahise bahakura urubyaro, bashitsi wabo barasama barabyara. Ba bantu nabo bahawe yasumu nabo barakira. Ico kibazo kiba gikemutse gutyo. Ubuhamya bugira gatatu nagira ngo mbahe cyangwa mbabwire kubyo Rugari yasengeye. Nagira ngo mbabwire hejuru y'umukobwa wariwe n'inzoka ari mu gikoni ari gutekera abantu. Aho bari mu giterane cya Rugari, cyari cyabereye ahantu hitwa mu Bidekera, ni mu bwoko bw'Ababembe, ni hirya y'Urukombe, habaga umudugudu n'itorero ry'abo bantu. Rero bahategura igiterane. Rugari agezeyo, muri ico giterane hari abari basigaye mu gikoni barimo batekera abantu, abandi bari mu gikoni. Abari hariya mu gikoni rero baza kurumwa, umukobwa umwe aza kurumwa n'inzoka. Inzoka rero imaze kumuruma, abantu bavuza induru, abari mu gikoni bavuga ko umuntu inzoka imuriye. Rugari aravuga ngo nibamuzanire uwo mukobwa wariwe n'inzoka. Aramuzana mu giterane, aramusengera. Amaze kumusengera arababwira ngo ubumara bw'inzoka bwari bumurimo bumuvuyemo, uyu mwana arakize abaye muzima, nasubire mu gikoni ajye guteka. Uwo mwana w'umukobwa asubira mu gikoni ajya guteka. Hanyuma igiterane kirakomeza. Hakaba rero harimo umushumba, umupastori wari aho ngaho, cyane cyane uwo mu bwoko bw'Ababembe. Ni abantu b'abahigi cyane, bari bazi ibyo guhiga inyamaswa, bari bazi n'ibijyanye n'ubumara bw'inzoka. We agira gushidikanya, atekereza, we amenya ubwoko bw'inzoka yamuriye cyangwa yamurumye, atekereza ukuntu ubwo bumara bujya bwica abantu inzoka yariye. Hanyuma areba gusa ukuntu Rugari amusengeye ngo arakize, ariko uwo mushumba ntiyanyurwa, abona ko uwo mwana ashobora kuza guhura n'ikibazo. Byatumye rero uyu mushumba wenyine ava mu bandi, arasohoka buhoro buhoro, ava mu giterane, arakomeza aramanuka epfo ku ishyamba, ajya kwahira imiti y'ibihuru y'ibyatsi kugira ngo aze bayihe wa mwana wariwe n'inzoka, kugira ngo barebe ko atashobora kugira ikibazo, kubera ko we yari asanzwe azi imiti y'ubugomboro bw'inzoka ndetse n'ubwo bwoko bw'inzoka yari yamurumye. Rero kubera kubura kwizera, yibwira ko uwo mwana ashobora guhura n'ikibazo n'ubwo Rugari yari yamusengeye. Rero aramanuka yika hepfo mu kabande cyangwa mu ishyamba, yahira ibyatsi by'umuti w'ubugomboro cyangwa bukiza ubumara bw'iyo nzoka, arawuzamukana. Bakirugwa aho mu giterane, Rugari abwira abanyamasengesho biwe, arababwira ngo nimumanuke hariya hepfo ku ishyamba. Nimumanuka hariya murahahura n'umuntu, uwo muntu muhura azaba afite ibihuru mu ntoki, azaniye kugira ngo ahe wa mwana, kugira ngo ubumara bw'inzoka butamwica. Ati uwo muntu nimuhura nawe mumubwire ngo nagende ate hasi, ajugunye hasi byo, kubera kuko yabuze kwizera, ahumure umwana yakize ni muzima. Rero ba bantu bahise baramanuka bamusanga kumukikira cyangwa iruhande rw'ishyamba. Avuye mu ishyamba afite bya byatsi bya bihuru abicigatiye mu maboko, baramubwira ngo ta hasi. Rugari aratubwiye ngo ibyo bintu ubite hasi, ndetse Rugari ntiyari yanababwiye ko ari n'umushumba. Baje gutangazwa nuko basanze ari n'umushumba wabikoze. Ngo rero yahise atabya byatsi hasi, arazamuka nawe asubira mu giterane. Kuva ubwo uwo mwana w'umukobwa arakira, aba muzima, kugeza igiterane kirangiye barataha. Uwo mwana arakira burundu, nta kibazo yigeze agira. Icyo nyine gifite isomo rikomeye ryerekana ko nubwo Imana ikora, hari abantu benshi bagira gushidikanya, bakashidikanya ku gukora kw'Imana n'imirimo y'Imana. Ariko icyo gikorwa Imana yaragikoze, uwo mwana w'umukobwa arakira, aba muzima. Rero
reka mbabwire ubuhamya bwa nyuma kugira ngo nsoze. Ni ubuhamya bw'umwana w'umuhungu wari wagize ikibazo akina n'abandi bana, igishimbo kimwinjira mu zuru. Ni hakurya y'iwacu aho bita mu Bikuba, ku bantu bahazi barahita bahatahura. Uwo mwana w'umuhungu yarimo akina n'abandi aho mu Bikuba iwabo, igishimbo kimwinjira mu zuru. Kimaze kumwinjira mu zuru rero, icyakurikiyeho nuko bamujyanye ku bantu bakuru n'ababyeyi n'abandi, bagerageza gukuramo cya gishimbo kirananirana. Aho mu Bikuba mu muhana baragerageza abantu bose, igishimbo cyanga kuva mu zuru. Bigeze aho rero baza kwibuka ko aho mu Gashasha hari ibitaro, kuko murabizi hariya mu Gashasha hari ibitaro bya cyane cyane bari ababembe bari baraviriya mu Mushasha cyangwa hariya kuri Tanganyika. Bazaga bamwe baje gusengerwa, ariko ari abaganga, bakaza bazanye n'imiti ndetse bagashinga n'ibitaro. Hari umubembe rero wari warahashinze ibitaro, baravuga bati rero niyambuke hariya mu Gashasha agende hariya ku bitaro kugira ngo barebe ko bamukuramo kiriya gishimbo mu zuru. Araza rero, ahageze kuri uwo muganga agerageza uburyo bwose bushoboka kumukura kiriya gishimbo mu zuru, birananirana. Akoresha ubuhanga bwa kiganga, agerageza n'amapensi kugira ngo arebe ko cyavamo, birananirana. Bimaze kunanirana, umwana arataha. Rero kubera kuko yarimo ataha asubiyeyo, aca imbere y'inzu ya Rugari, asanga hari n'abantu benshi baje gusura Rugari bicaye aho. Baramuhamagara ngo nazaho, araza arabegera, baramubaza ati wa musore waje gukora iki hano? Arababwira ati nagize ikibazo, igishimbo cangiye mu zuru. Iwacu bagerageje kugikuramo birananirana, biba ngombwa ko bantuma hano kugira ngo mbashe kujya hano ku bitaro kugira ngo ndebe ko bagikuramo. Ariko nanone ibitaro nabyo uwo muganga yagerageje uko ashoboye, byanze byananiranye. None ndatashe subiye iwacu. Abari bicaranye na Rugari baramubwira ngo wasengeye umwana w'umuhungu, iki gishimbo kikamuva mu zuru. Rugari arababwira ngo uyu mwana nari kumusengera, ariko mwibuke ko abanyabikuba bajya bapinga gusenga kwanjye. Murabizi ko bo ni ba sepake cyangwa ba sepeza, bajya bapinga uburyo nsenga n'imirimo y'Imana nkora. Ati rero nta mpamvu yo kugira ngo sengere uyu mwana kandi ari uwa hariya mu Bikuba. Hanyuma uwo mwana bagerageza nko kumwinginga. Rugari aravuga atoya, murambwira ngo sengera abantu batemera, gusenga kwanjye mbasengere gute? Uwo mwana asubirayo, aramanuka. Ageze munsi y'amazu, Rugari arongera arababwira ati umwana mugiriye impuhwe, none nimusubire mu muhamagare mumuzane. Barirukanze inzira yose, baragiye bagaruye wa mwana aragarutse ngo agere aho ngaho imbere y'inzu aho bari bicaye. Rugari rero aramubwira ati rero nakugiriye impuhwe, none icara hariya ngusengere igishimbo kikuve mu zuru. Cyakurikiyeho rero Rugari yaramusengeye, arangije kumusengera aramubwira ngo hagarara imbere yanjye. Ahagarara imbere ye, amaze guhagarara imbere ye aramubwira ngo pfuna. Uwo mwana apfunye, cya gishimbo kiva mu zuru kiratibuka. Abantu baratangara. Nubwo ako kantu ari akabazo koroshe, ariko mu by'ukuri twakabonyemo igitangaza cy'Imana. Impamvu yabikoze gutyo nuko bari abantu ba sepake cyangwa basepeza, bamwe na bamwe baramupingaga, bagapinga imirimo akora, ariko benshi bakaza nijoro kugira ngo abasengere, bakaza mu buryo bw'ibanga. Ariko abandi bamwe bagatinya n'abandi bantu b'abayobozi babo, ariko nanone ntibasaga nk'aho bamwemera, ngo kubera kuko Rugari itorero yasengeragamo sepake itaryemera cyangwa sepeza itaryemera. Ndibuka hari n'umugabo umwe ndetse yari n'umukozi w'Imana, yavuye iwabo nawe yararwaye, yarabyimbye ijosi, ameze nabi, aza gusengerwa kwa Rugari. Ahageze Rugari yaramusengeye ngo amusengera ku kanya ahita akira, aba muzima.
amaze gukira, amaze kuba muzima, arataha asubira iwabo, yakize ari muzima, arababwira ati nakize rero, ariko mvuye kwa Rugari niwe wansengeye ndakira. Bahise bamushingaho baramubwira ngo ya ntabwo twemera ko wagiye gusengerwa kwa Rugari, nubwo yagusengeye ugakira, ariko kubera ko ririya dini basengera tutemeranya naryo, wowe hagarara hano mu rusengero wihane ko wagiye kwa Rugari gusengerwa. Arababwira ati ndihana ko Imana yankijije ikoresheje Rugari, murumva mwebwe bishoboka? Baramuhata baramubwira ngo rero niba udashaka ko tugutenga cyangwa tuguhagarika, wowe genda wihane mu rusengero, uhagarare mu rusengero uvuge ko wagiye kwa Rugari gusengerwa. Uwo mukozi w'Imana yararushe arumvira, ajya mu rusengero, arahagarara, aravuga ati mumbabarire kuko nagiye kwa Rugari gusengerwa. Yavuye aho ngaho kuri aritari amaze gusaba imbabazi, yageze mu rugo, yinjiye mu nzu, ya ndwara ye ihita igaruka, iramufata, ararwara, araremba, iyo ndwara ihita imwica. Ibyo rero byatumye akenshi Rugari avuga ngo sinzajya nsengera abantu batanyemera, ariko mu by'ukuri abenshi bamusangaga ari nijoro, abandi bakamutega mu nzira aho agiye mu biterane kugira ngo abashe kubasengera. Rero nkaba nshoje kuri ubu buhamya mbabwira ngo tuzakomeza ubutaha, ni byinshi Imana yagiye imukoresha, tuzagenda tubivuga mu bice kandi turizera ko mwese bizabubaka kandi bikagira aho bibageza. Rero turabashimiye mwese abakomeza kudutega amatwi, abakomeza kutugira inama, abakomeza kutuganiriza. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, tuzakomeza kubana namwe. Rero turangije tubasaba ngo aya magambo y'Imana agira icyo abubaka ku mitima yanyu no mu bugingo bwanyu. Kandi rero twongeye kubasaba mukomeze kubana natwe, mukomeze kudushigikira, mukora subscribe, mukore na comment na share. Ahasigaye ni mu bikwirakwiza ku bandi bose abafite ibibazo nk'ibi tumaze kuvuga, bizabubaka, bizabasubizamo ibyiringiro, kandi Imana iri kumwe nabo baciye mu kwizera. Nukuri Imana hari icyo yakora ku bibazo bafite bimeze nk'iby'aba bantu tumaze gutanga ubuhamya bari bamaze kuvuga. Rero murakoze cyane, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Amen, amen.